hano hari ubutumwa ashaka ko dusorezaho kandi bwagiye bugarukaho n'abantu benshi ndetse no mu bajene muri iki gihe bakunda kubigarukaho. Bivuze ngo iyi ngingo muri kuganiraho ni nziza ngo ariko nimunavuge ku kuba impande ebyiri zagirana amasezerano yo kubana mu gihe runaka nk'uko bigenda ahandi. Pastor kimura kivugaho iki? Icyo kugira gute? Ngo kugirana amasezerano abantu bakavuga bati tuzabana igihe runaka. Oya reka nkubwire iyo ni ya plan y'abadizatazi. Kubera ko urumva nimuvuga ngo muzabana imyaka 3 ni imyaka yo kubyara abana. Igihe mutangiye kubarera ni uzajya wumva bavuga ngo urumva ngo ntabwo akinyitaho ngo arimo yita ku bana ukagira ngo nawe yazanye ho mu rugo. Uwo nguwo azahita avuga ngo n'ubundi imyaka 3 ya kontra yarirangiye ibyo byo ni nabi bikurushaho. Yewe nshaka abantu bamenya ngo iyi ni marato tugiye kwirukanka ntabwo ari dash y'imetero 100. Tugiye kwiruka marato tugomba guteganya uko tuzagenda pariti ya mbere ya kabiri ya gatatu kuko urugo uko nigeze kubivuga rugira za etape zigera ku 8. Hari etape yo kuba muri aho ngaho mugikundana mumeze nk'abari muri honeymoon, hari etape y'umugore watwise utangiye guciragura no kugira amasesemi, hari etape y'umugore wabyaye mufite umwana mutoya yonsa utakikwitaho kuko yita ku mwana kandi utishoboye, hari etape yo kuzarira utwo twana dutoya abagabo benshi banga ngo kana ngo karaza ngo kakamusakuriza kakamuza kwirebera telefone, hari etape yo kuzagira kuri babana b'abateenagers babakurushya bacanganya se na nyina, hari etape yo kugera kuri babahungu bagiye kurongora, hari etape yo kuzasigara muri mwenyine. Izo etape zose tugomba kuzibigisha hanyuma bakamenya ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Rwose icyo cyo ni ikintu ushaka kuzubaka urugo rufite imbaraga agomba kumenya ngo agiye kwirukanka marato ntabwo agiye kwiruka 100 meters. Yego urakoze cyane Anne. Tuzatandukanywa n'urupfu yandahiro nanone. Oya Pastor arambabarira gutandukanywa n'urupfu ntabwo mbyemera. Buriya kereka mugize Imana mukabana neza mu mutekano mu mahoro mu rukundo wenda iminsi yawe yo kubaho ku isi. Ubundi Anne wowe urumva nuteganya urugo rwawe uba planning kubana neza nta rugo ruri mu rwose. Oya aho ngaho turumvikana inzu avuga ngo ngiye kubaka ku buryo zasenya. Aho ngaho turumvikana ariko ndimo ndanga hahandi nuvuga ngo abantu niba babanye mu rukundo mu mahoro mu mutekano ibyago bikaza umuntu akabura ubuzima arwaye cyangwa mu kindi kintu kidaturutse kuba bashakanye, ibyo rwose ntacyo batandukanijwe n'urupfu. Ariko bya bindi bizatuma umuntu yizirika ngo kuko nzatandukanywa nawe n'urupfu nzava hano ndi umurambo. Abantu bajya bivuga mu nkuru mujya mubyumva ngo nanjye sinzatandukana nawe nzahava ndi umurambo. Ubwo niba ushaka gutandukana nanjye uzatandukana birabiri ntabwo ari byo n'ukuri. Ni ikibazo gikomeye. Aho kugira ngo mve kuzizirika ku muntu kugeza upfuye erega hirya y'ubwo buzima hashobora kuboneka ubundi. Mbere yuko umumenya wari uriho na nimunatandukana neza kijama bya bintu nyine abantu batandukana wajya unabona mu nzira ukabona abana barishimye nubwo ababyeyi batabana bafite igikomere yego ariko nibura aho umwe aciye undi ntacisha umuriro wamurangira akazi yakurangira ikiraka yakugira inama. Erega kutabana kuba mutahuje mu buzima bw'urugo ntibivuga ko abantu ari inyamaswa hari igihe bidakunda. Ariko ndavuga ni mu gihe mwagoragoje uburyo bwose mukabona bidakunda gihe ntuzizirike ku muntu ngo uzarinde upfu. Uzagende ubuzima bwawe bukomeze ubwe bukomeze abana babagire nk'ababyeyi mwe mbakuye ngo bazabe imfubyi. Umva nkubwire ibyo nanjye ndemeranya nawe kuko n'Imana nayo yarabiteganije. Bigeze kubaza Yesu ngo kuki Mose yatubwiye ngo umugabo ngo ajye yandikira umugore urwandiko amusende arabwira ngo nuko imitima yanyu yari yinangiye. Ubwo rero abafite imitima yinangiye nyine nuko bizarangira.